Chaka ndarambiwe bro. Urambiwe iki se? Ceceka ndarambiwe man inzari nyiciye geto. Nabuze ikintu nkora na kimwe ngo kimire bro. Akazi ko buyede ni kari yarasasi gahari. Narahiye kongera gusubira mu kiyede. Urabivuga urabizi. Bro, rega nkubwire. Nono nta kintu kiba kibabaje. Ukuntu ubona ubusore bwiza buteye neza. Nono imisatsi, amaherena bwaratoboje ariko ni nabwo bukennye. Nicyo kibazo murababaje. Urakoze. Man, gusa nyine yego nanjye ntago nshimishije ariko pe. Ose amafaranga waguze ya maherena iyo yaguramo ibiri. Subiramo ako kantu. Ngo ngwiki? Amafaranga waguzemo amaherena iyo yaguramo ibiri. Ibyo tubyihoreye ibyo ni ibyanjye bwite man. Reba none ibazo nsigaye magaranga abiri cyuye. Imbaro kubera inzara nombaze. Bagiye nkubwire sha ibyo bintu ngenda byanga. Ntago wandusha bro. Kubyanga wowe wandusha. Ariko urabizi ufite agatekerezo. Iki gitekerezo babarira. Reka nkubwire sibyo. Ntago ari ibintu by'ubuyede. Gifite igitekerezo cyiza kandi gishobora no kurya. Ngaho bwira bro. Cyangwa yemerera. Gahunda hari. Tega amatwi nyine. Wabibonye? Wabibonye ya mbere nayabonye. Ndabona ari bumbise nkana. Nayo ngayo rero. Rero cyari harahanze. Urumva giye kugenda nyishyushyushye ndebe uko bigera ku 100,000. None se ubundi kiraho ngaho mwana wanjye ko ngiye mfite mana. Akusiri kumbaza ndi kubwa ko ngiye kumushyushyushya nkareba ko yongera ubwo uravuga ngo ndaguhamanga utaramenya nayo ari bumbi. Se no kumenya amayange byabasa. Ngarami 10 leta miyumbi. Ntago kwishime se ubwo wabura umwana wanjye ko. Kandi nyine ari byo ndikubwira. Undi ni wowe wanjye. Niwe wanjye ubundi abaturage bajya bavuga ati ngo wase wowe uruwanyo. Nawe ni komereza. Ibyo ndabikubwira yenda ahubwo kitaragenda. Umva simbiza ariko umva ngiye kugenda mwishyushye ngo baranegereje. Uvuga ati nirizo batiye. Ahubwo niba ngo ngugere muri 200. Si gisaza se cyane umusore. Ni umusore mwiza. Ijana base noge munsi. Cyangwa byibuze ariko agomba kurenga bino bihumbi senkanya. Urabizi ikibazo dufite ayo mafaranga niyo tugomba gukoresha n'icyo kibazo. Nundi niyo tuzabona nayo agacupa kanje. Mama we humura nta kintu kimwe uzambura ndetse wambyaye se hari undi muntu mfite zo gukobokera wese se wankobokeye none se ndakwima agacupa nkahe we humura ngiye kugenda mwushyushya yongera bimenshi ahubwo ku buryo n'utubills twacu tugabanyuka akira nayo wanjye mwana abantu kuri no nari byaye pe byo kwishyira bigabanyuka ubu ngubu nibyo ngiye ikibazo cyo uravuga ukavuga neza ukajya ngo numubuwa nijoro buza abantu gusinzira nacecetse wongere ngumve ngoma ngaho kanye mu mwumvire umva ukuntu gahunda imeze sibyo kugeza ubu ngubu urukumva kugeza ryari ubu ngubu ngiye nyita Pastor Kamoso kuva ryari Musa nkubwiye kuva ryari ubu ngubu Pastor Kamoso umwungiriza wiwe Kenzo ibintu ntibirya iyo nadirimo wabonye umu pastor ufite umusatsi witoboye amatwi reka ba pastor bungu babaye basirimu n'amashenete n'ibiki byose no se ishenete ipfa ko ari umusaraba ureba kecuru usumugeze imbere ukamwereka ko uyu musaraba yawutandukanyiriza n'uwa Yesu bro ndi umusirimu komeza binyumvishe neza rero ubwo ngo urabura umupasiteri w'umusirimu uvuye hanze ubaka kanyigeze pasiteri Kenzo pasiteri wazibye kwana nkavuga kuri kumvugiramo ugare Pastor Kamoso nakubonye yego ubundi tujye gushaka nde tujye gushaka abakecuru bari yagiye badasobanukiwe nk'ibyo ngibyo amafaranga yazana ntabyo kuvuga amagambo nurangiza ugarukana urutwe cyangwa ngo ujye mu bintu by'urukundo ujye ubanza wakamafaranga ibindi bya romance bize nyuma amafaranga ku mufuka niba ngo mujye ubana nimero yanjye baba ari bashyira amafaranga uko byumva aho urabura umukobwa wanjye asundi mama reka wibaretse ubu nari ugiye ubwoko kuko bazantera inda yego ko ubwo sindafataye muko uzinda twagiye dusimuka twebwe soso umwana uri kuri ako si icyo gikoze umva tanti wakise ku mwana neza mwihorere nukamubwire naba atazigera oya hari abakozi ufata neza bakarenza ndi ukubwira abone inda yafata niyo yagufata twayikura ubwinyishe ntacyo waba uracyatinya se ntacyo waba cyatinya barangiye wowe nagiye kukubyara wowe nagiye kukubyara numva nshaka umwana nyine tuzadusangira buno buzima ubona se wumvaye warampanze nakubyara naragupanze niyo mpamvu nawe uri gukora kanya rero mu bwongo reka ngende ngiye kumushyushyashya doragazara ku gipanga ataza kwivumbura akigenda sawa abasore dore bivumbura nabi akazi keza urasanga nagutekeye akanyama abaye bacecuru sifite umuntu so ari wese twahita tu reba wa muguru tu yari hirya ukase gutyo ukazamuka kuri kara gapangu uriya mama Anges uwo mama Anges ni w'inzobe uwo urutuku uwo usa n'amafaranga ndamwibutse niba sinzi niba agira umugabo nawe agira niba agira afite amafaranga
ariko ushobora kuba afite ikigabo cy'igikire rero reka nkubwire ukuntu umuhanga umeze tugiye kugerayo hariya nitumara kugerayo ubundi tugende tumwumvisha ukuntu Imana iri gutubura amafaranga ku bantu bayo ku muntu wayumviye tukamubwira ati rero amafaranga kugira ngo atuburwe hari telefone Imana yahaye umugisha iyo telefone yawe ayoherezemo ubundi tuvuge mu ndimi amafaranga atubure kama birarya tugende uguhora bumbwira banze umbwire birakora iki se ndagenda meze uko se ca mu rugo kandi koko ca mu rugo wambara agashati ngiye nta ikindi kintu nakirirwa mpindura iyi shati birira binkorera kandi mfite agashati koko okay ubwo duhurireyo umva ni gahunda sawa ako se ndeko ubu ngubu turagiye kuri iri zuba nizera ariko ko turi burya inkoko kaburushete n'agafanta wowe oya pe ahubwo ibihumbi 50 maye koko nibyo ugiye kunjyanira kuri iri zuba ukagenda ukanyiriza ari agafanta n'akaburushete ibihumbi 50 wabizi muri no Kigali yishyura inzu kanahaha ukwezi kose mu minota none mu minota n'byinshi shano kuri ahubwo reka nkwereke urumva kugira ngo ibintu bigende neza wema nk'ibindi bihumbi 20 urumva noneho ibindi nyine tureta tubivugana twite tuzamuka age mu bitatu ibihumbi 20 50 asegereka ko tugiye kuzamukana mugurire akabushete n'agafanta kabakabaye iri zuba riri kumena inuza gahanga rwose ngo narigenda ibihumbi 20 n'amafaranga afite pe nari mafaranga shaura yafite ayo nago yaguhaye nari ahubwo tuzamuke aho zamurikire cyemwe nimero nani mafaranga mfite 50 arahagije naguhaye waretse kubinturi ndayakuraye aho bana gwana wabese nkani habura amafaranga akazi mfite gaje kaba mu 70 umunsi umwe nakaje nakaye kazi mfite gaje kaba mu 70 aya birahagije tuzamuke nagafata kamwe tukaganira cyangwa ugafata n'akaburushete ubwenge ibindi 50 wowe maveni zonyine ndayakuraye kwereka ibintu twikorera gira nani mafaranga wegira ndamubwira yani mafaranga kuri ya nimero cyakoze kamwe oya bitamzo nayibona nabwo oya nawe uranzi rwose uranzi iyo mvuze ibintu mba nkomeje gira twite tujye cyangwa se kimwitemo muherezo 20 ari wowe bito tubikora bari ubyishyura urayishyura bindo umuntu w'umugore none mbikinze ko fese none yagwaye se madame ariko nta kibazo we yashiriho ndishyura yashiriho we ndishyura ariko se koko madame ngumbi 20 byose koko nani mafaranga igihe umutsira singiye kwishyura se nanjye bi akarekanya guhi ariko urabo nkuye madame oya nukuri no nagukura koko umuntu mwawe koko 70 ku munsi ni menshi madame ni menshi nago nkukuye ariko urabizi si ya nimero ni ya yindi maze gushyiraho basi wansige muri igihombo oya sha yashiraho ahubwo gira vuba ahubwo gira to be a dinner man, serving dinner to the students. amafaranga akayaje mubayaje okay ndaje rero tugiye sarakoze nubwo nkuye ego ndabona bya bimbe bivene bije umwana wanjye ni hatari aha njye wibyaye sha njye nire kurukoma murayabonye ndayabonye ibihumbi 20 eho ngubu byabaye none se ubundi umwaka senkana akomuzi kugira ngo amibyo 20 amagambo yose navuze navuze amagambo rwanga rwagiye nese urumva ayo umuntu yapfa kugwiba agenda mwana wanjye ro muhanga agenda wanda narayashyiraho ngo pe nukuri kw'Imana nukuri do byagaza arakira twagakwiye guserebratire aka gatare kawe niwe wanjye shana ari niwe wambyaye ibyo mufitanye ko mwana mwiza pe nukuri urakoze uyu munsi ayo umunsi arabonetse ibyo bibazo byacu byose bigiye kurangira ko ntabwo birarangira naranywa agacupa ko biragabanyutse ko biragabanyutse ndanywa no ducupa nka dutatu dore gukiraramye hari hanze kimeze nk'umutubu wanyereka ko ndameze nanjye nzarambirira sha kimeze nk'imbeba yaguye mu mazi ko cyavuze ngo nijye uri buze kwishyura inkoko ni ikigogi ni ikibazo ahubwo ngubu ndagiye ngiye kucyoshyeshya ndebe ko byibuziye nkuko tugiye kurya kiri buze kuyishyura uva niyo waba ushyizeyo iyo komande y'inkoko ugasiga mukora mu bwanwa mwihageze ntabwo akanga kwishyura pe ntabwo cyabyanga reka ngende rero nanjye kaneke ya nyama urasanga ziye sawa ariko giye ariko ja kwarutinze yose nayabonye yahageze rwose tuzamuka tujya haruguru tujya kuganira n'ino tugomba kuganira abarira inkoko abantu tugera n'inkoko turi burye koko nagoye amafaranga nuko uri yishyura
nuko nawe buyishyure ahubwo tuzamuke dore icyaka cyatangiye kumerana ariko urankuye 70,000 ni menshi ku munsi wo kazaye amafaranga kwishyira ukuri umuntu w'umugore nabyo yabisebetse watuza amafaranga nyuko njye yishyura rero nta kibazo abade niko naga amafaranga yenda ahubwo nko bigenda bishyisha hakiri kare akiri zuba na izuba yenda ibintu byose tabipanga tugeze naragwa amafaranga cishagariza kugenda none urabonye utangiye gucika intege tuzamuka ujye kwigura dore ngaha aha niyo kwa manje naha ngaha ngenda hazi neza afite amafaranga se umva ibyo kuba afite amafaranga ntitubigarukeho ariko ngenda kubwira turi mu mama niwe mukire muri kano gace mama wanje twe tugenda gukora icyatuzanye ubundi tuze twiviramo uri kumva cyane nibyo gahunda si uyibuka se gahunda ndayibuka ngaho njira mu oya ahubwo we banza iki se kandi oya banza ujye ubabarira mbanze twabisezeranyije bro tuvuye hariya dupanze gute tuvanze nyine ko tugiye gutobera mu manje none ukaburi hano rukumbwirira epfo na ruguru ibintu bitagira epfo na ruguru gute se kandi wanza nyine nose ubanje wabiki ajya ubwo uratangiye kamureka nkubwire sibyo wazanye igitekerezo ndacyumva anagusezeranya ko ndi buguherekeze tukahagerana bose se twahageze bro nkunda ibyo bintu uvuze ninde wazanye igitekerezo ni wowe njyewe none se guki ndi kwipangira igitekerezo nkuko nagitekereje ukanzana hirya no hino se sinacyumvishije njya kubye ngo tuze kwa mama Ange kugira ngo umupangu ugende neza ubundi uhite winjira ariko uracyari kumbaza ngo bye bro ndakomeza nkumvire na n'ubu sibyo ndacyakumva n'ibyo uri kuvuga ntago nabanza bro none se koko wowe kuko urashonje wowe nzana mfite urayiyobewe ariko Kamoso nk'umuntu wateye intambwe azana igitekerezo tera intambwe unabanza asige mu iciranga urabona amaherezo arayaye amaherezo y'iki nsokanye nyine njye nagusohokanye amafaranga nawe akaba arayiki nayo gusohoka tumiza akantu tumwe tunagiye buri mu kanya hari inshuti yanjye negereje igiye kuza nyine ndagira ngo tuze gutumiriza hamwe nayo yahageze Yesu Kristo inshuti yawe ni iki none si inshuti yawe nayo amafaranga bimeze bite cyane igiye ku byagenze bite sinabwo nemere kwemvita inshuti yanjye ikaza tugasangira niba kenegeje cengo tubone cyo hari ikibazo nagitinda iri hafi iri mu nzira okay ngo basaba akantu ko kunywa twe tubategereje sibyo kugira ngo byorohe tumiza akantu ko tutegereje rega amafaranga yose mfite wize naguhaye so bize unesuragira ngo nishire biro nazanye n'umuntu w'umugabo hano koko yanze umugabo ngewe se nguru umugabo wanjye amafaranga yose twamvike ko amafaranga ngiye kuyaguha ukishyura buri kimwe cyose none shaka mubwiza ukuri nta kubeshye ntago wibaze nk'umuntu mbonye ngiye ndi kwishyura amafaranga hano twakonsomye mu kabari ndi kumwe n'umugabo bose banandukanyirizaye n'umugabo sha nayo nakishyura pe ariko ngo mwafashe umwanzuro wo kujya mudukura muri make ubwo wagiye upanga izindi kubyo ushaka ko naguhaye amafaranga nanjye wishyura fagitire ariko tuvugisha ubu koko urishuwe neza urashaka ko nishyura biro urayishyura urishuwe neza urashaka ko nishyura amafaranga urayishyura ntayo nishyura ni ukuri nutayishyura ubireke turarya tunywe nutayishyura ubyihore ntabwo naba ndi umugore ndi kumwe n'umugabo wanjye ngo nishyure biro reka mubaze ni agaki wampange kuburyo wumva ko ndi gukora ibintu byose kumva ko leta nishimye wishimye nyine ntabwo mutera stress turarya tunywe dutahe mugeze kuri moto cyangwa nimba ari n'akabu mugezeyo ibyo gusa mbyishyura amafaranga arenga 70,000 nese urabikira amafaranga 70,000 niyo mafaranga ariko kuvugisha amafaranga urayazi ikintu akora muri Kigali shareka oya habe no kuvuga ngo uragenda ufatira icyumba ngo nyiteho muri aka message none ngo ndakwishyura birenga 70 kuri reka dutuma akantu nta kibazo urabye mbwita umwanzuro ufashe nimba uri bunyitere ijoro rwose basi mbanza gute se unabanza mo imbere wowe ndagukurikira nyuma ndaza nkomfirima amafaranga yaduhereza rero ibingibi nge ntabwo mbikunda tukajyana gahunda n'abantu badafite gahunda rero ntabwo mbikunda kabisa kama wanyizeye ndakwizera gute se niwe wazanye igitekerezo erega ashobora no kubihakana nge nkaza nuzuza mvuga ati Aleluya amena amafaranga wayaduhaye cyangwa reka bro ibyo bintu nge ntabwo Kamoso nyumva rero niba ari nuko bimeze nge kwanza ndani yaba n'ishati nambaye itangiye no kunjabuka bitewe n'inzara mfite sibyo mbabarira twinjire tugende tukonfirma akazi kacu urabizi tubimazemo imyaka myinshi sibyo dutubura bro ubu se wowe koko urabona kwitwara nk'umuntu ufite inzara koko Haleluya banza mbwire urabona kwitwara nk'umuntu ufite inzara reba n'agahanga katangiye banza wumve umuntu ufite inzara urabizi ko inzara nta kintu utagukoresha ubu ngubu yaza kuba ufite inzara ukaba winjiye kare kamudatuma fayitinga hano urabizi ndashonje mbabarira ubanza winjire nge ndaza nkukurikira ni ukuri
kw'Imana ntabwo ndi kukubeshya wallahi. Umva ngiye kwinjira. Ari kose se Ndetse kwishima mbere y'umuziki. Ngiye kwinjira. Ariko nkimara kwinjira nturenze n'umunota umwe utaraza segonda nukuri bro. Nukuri do wallahi. Umva niba baba batangiye no kumfata mu ijosi ube winjiye. Ya ngenda aba nahageze inzara raba yancizemo kare cyane. Ahubwo arayadoha. Ibyo kuyadoha byo biretse turabimenya twinjira. Nari. Winjira. You be mumu, they call other people mumu. Aya turayatsindira bro. Ahubwo ndabona n'inshuti yanjye hageze kanye. Nshuti kana none. Allo? Zamuka ku ma escalier ari imbere yawe uraza guhita ubona ahantu twicaye muri jardin. Shamana. Sawa uyu munsi washaka gutambabaje. Washaka gutambabaje. Nahageze. Umeze neza. Nkoko yari inshinga. Ntabwo yagucika. Inyi. Nkoko sinagoyemeye. Njyewe. Nagwemeye nkoko. Inkoko njyewe Jaco. Rasa niwe twari dutegereje. Njyewe Jaco ndagura inkoko. Kiranazi ntabwo nagura inkoko zose nigeze nishimira munsi kuko kiranazi ntabwo nagura. Ese wowe wampamagaye ngo bigende bite? Turayishyura reka se urumvira. Turayishyura rwose ubuki nese uhamagariye hano ubusa. Kanyihamagare numve ko kinyita. Nawe ndagihitana. Ntago nagenda ntayiriye ntago. Ngwishyira numvanye mu rugo. Wowe nduri kunkomangiriza isaha. Ni twebwe. Mumu man. Wowe ndetse. Tubavugisheho gato. Mwiriwe. Mwiriwe. Nikubona. Imana isimbwira ko iguhaye umwana w'umukobwa vuga ngo amen ariko. Umva mbese abatekamiye. Umwana w'umukobwa se ndabyara nta mugabo mfite. Sorry gato. Imana irambwiye ati igiye kugweza umugabo mwiza cyane w'umunyamerika. Ibyo ntabwo abishimira Imana wa mugore. Umva reka nkubwire niba ari nzari kugenda muri uru rugo. Umbwire ngo ereze ibiryo urye n'ubundi usanze ndimo ndajya. Gute se? Ntabwo ko shonje se. Ndi kukubwira ibintu byiza Imana igiye kugukorera. Imana ubwo so urinde ubimbwira. Gaho ngenda umukwe. Urabona uburyo nambaye. Do. Yego. Urabona ko nasa n'umukozi w'Imana. Yego di. Ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo banza utega amatwi. Ijambo ry'Imana riravuga ati abakozi b'Imana nibazagera mu rugo iwawe ikintu cya mbere uzabakiza inyama n'umuceri kugira ngo ubashe kubona kumugisha uva ku Mana. Ubwo rero Imana inyihereye byo kurya nawe uje kuneka umutwe ngo mbiguhereze. Niba ari kugabura ndakugaburira da. Ariko ntabwo ari ibyo. Ko naburozi ngira kugabura ndakugaburira. Uko wineka imitwe ngo umugabo ngabana. Icyambere banza wemera iby'Imana igiye kuvuga. Imana yakuvuzeho sibyo. Twebwe tuba turi kugenda dukwirakwiza ubutumwa bwiza bw'Imana. Abantu nkamwe mwazonzwe n'ibyaha ku buryo Imana itabasha kubageraho. Imana rero umva ubwe rero akagabo ukira aho ngaho. Twazonzwe n'ibyaha urarebye usanga ngiye ibyaha bindimo. Kandi urakubitirwa hangana ukomeza ubwo bugambo. Nzirikiza. Mbare rimwe kabiri gatatu wamviriye mu gipango vuba. Reka nkubwire ko ntabwo bafite na Yesu umwana w'Imana yarakubiswe azira ubusa kandi nta nicyo yabaye. Ese Yesu uramuzi wowe ra? Yesu uramuzi? Umugore igenza make wumva ijambo ryiza ry'Imana. Yego di. Nuko wazanye amahane. Yego. Kagira inkuru. Bazo reba abandi bana baheza gibo. Yire neza. Niriwe. Pastor. Yo, nari nibagiwe. Wa mugore ejo bundi twasengeye arambwiye ngo kujya amafaranga yari afite ngo Imana yamukubiye inshuro ebyiri. Amen. Yari afite 60,000 ngo bise 140. Ja. Uri kunyumva niyo mpamvu rero. Se ko mbona uyu yarakaye. Uyu muntu rero ashobora kuba atazi ibanga ry'Imana. Haleluya wamenye ibanga ry'Imana. Hagarara neza wumve abandi bagore. Nyuma y'ibyo ngibyo nayo nibagiye kukubwira. Ahise anyereza 40 kuri telefone. Yiki? Yuko twamusengeye neza yabanje kubihakana arabyemeye ahita ambwira ati ayo ngayo nayo musengeye. Haleluya. Amen. Kumumve mwene data rero. None se banza uvuge uvuga ibintu bijyanye n'amafaranga. Yesu arimo arakubira abantu. Gukubira abantu gusa. Buretse mbere yuko tugira ikintu banza uvuge ngo amen ariko. Banza uvuge amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe. Amen. Yesu vuga cyane banza wakira umwuka wera. Amen. Amen.
oya zana vavayo ushaka ko tugukubira dusenga imana ubundi yakube umva hano cyangwa 200. ufite angahe 200 nari umwana wanjye narangwita ufite angahe we tubwire none se nasanga yikubye kabiri urumva uragiramo iki kibazo wabanje wabanje mugategeka yego rata mugira neza banze mubwire neza umwana waragukubita ku mafaranga yikubye kabiri ako kana nufate mu nimero mbwira nimero gira vava 078 3 9 2 ugiye gushangahe urenzeho nayo gukata kugira ngo 70 oya yo gukata byihorere Imana ntabwo ibishaka yo gukata 70. ubwo nzabona 70 urabona 180 na 40 wa mugabo na 40 na 40 ashaka no kumbeshya uretse gato mada nta mukozi w'Imana ubeshya nibyo byari 140 ariko kubera ko Imana ishizeho bonus ihita bimuvugiramo ndabyumvishe noneho yego nibyo nakubwiraga rero hari ukuntu Imana iyongera ikagushiraho na bonus sibyo ahubwo hari abantu benshi turi kugenda dusengera tunabwira ibyo bitangaza Imana iri kugenda dukorera urumva ahubwo wowe amafaranga araza kukugeraho nyuma y'iminota 30 oya ahubwo mubimusobanuriye nabi ukuntu bimeze rata yego Imana iri gukuba amafaranga nyuma y'iminota 30 message yigeze frank ya message hano yatugezeho ariko Imana iri kure cyane urumva none nyuma y'iminota 30 ntabwo twatugitegereje kameme nawe urabyumva nibyo reka tugere ku bandi rero ubwo we iminota 30 ibihumbi 70 150 birabe bikugezeho ayina nk'umuntu w'Imana wibwiza uduha agafanta sibyo ni yayindi humura pe turayizi Imana yarayibonye sawa yego ahubwo se nimero ya mama kitari guca sha ntabwo yakwanga gucamo umusiri kw'Imana ariko icyiza cyiwe nimero yiwe buriya ntabwo igikunda se ubwo yagize icyo kibazo cyangwa abaye ushobora gusanga yekeze nk'ahantu hatari network ariko ntabwo yakwanga none se sha mwaba muntengushye pe oya Imana ndakubonye anje we ntabwo uzi ibintu bimbaye ahubwo nari ndi kuguhamagara anje Imana ndakubonye iyo mafaranga barayanuburije nari ndimo no kuguhamagara byanze ya mafaranga baranubira haje abahungu babiri bambwira ngo Imana ngirimira ko banyira ngo tugiye kubona 140 ndabahaye nyimara kuyabahereza mpita mbabura none ngabariye kamo icyaka cyise gishira nizere ko amafaranga yo kiyafite yuzuye tuyamusubiza cyane ko bimeze replay ya replay ireye replay